Muri Zaburi ya 90 duhereye ku murongo wa 2, Mose yagize ati: imisozi itaravuka, utararamuka isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukagiza iteka ryose, ni wowe Mana uhindura abantu umukungugu, kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo, kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri, bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera. Mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Ku murongo wa 12 nahakomeza agira ati: utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mu kiganiro cy'uyu munsi, nk'uko mu mezi anashize twarebeye hamwe amagambo ya nyuma yavuzwe n'abatarizeraga Imana ndetse n'abayizeraga, uyu munsi naho tugiye kurebera hamwe mu mateka uburyo butandukanye abantu mu bihe bitandukanye bagiye bava mu mubiri, cyane cyane mu buryo bubatunguye. Ndibwira ko ahari mu kurebera hamwe ibi bishobora kugira bamwe bifasha kubara iminsi yabo, bigatuma batunga imitima y'ubwenge. Nk'urugero, reka dutangire ku nkuru itangaje. Uwitwa Asclas, wo bivugwa ko yabayeho hagati y'umwaka wa 525 na 456 mbere y'ivuka ry'umwami wacu, ubwo yari yicaye mu murima, igisiga cyari kimaze gufata akanyamasyo ko kurya, cyarakagurukanye kikarekurira hejuru y'umutwe we wari uruhara. Ako kanya uyu mukambwe w'imyaka 69 ahita hasiga ubuzima. Abantu bakeka ko byagenze bite rero? Mu busanzwe, iyo igisiga kinini gifashe akanyamasyo, kuko gafite igikonoshwa gikomeye cyane, bigisaba kujya mu kirere, ubundi kikakarekurira ahantu hakomeye nko ku rutare, kugira ngo icyo gikonoshwa kibashe kumeneka. Rero uyu musaza wari ufite umutwe w'uruhara, birakekwa ko ahari igisiga cyaba cyaribeshye ku mutwe we ko waba ari urutare, ubundi kimurekuriraho aka kanyamasyo, bimubyarira urupfu rwihuse. Mbese koko mu mpfu zose ziba mu isi hari uwatekereza ko azapfura urupfu? Ariko uwitwa Philip Messenger rimwe yavuze ko hariho imiryango irenga 1000 ubuzima bushobora gusohokeramo. Mbese umuryango ubwawe buzasohokeramo urawuzi? Undi muntu uzwi ni umwami w'Ubufaransa Charles wa munani, wakubise umutwe we ku nkomanizo y'umuryango. Ku wa 7 z'ukwa 4 mu 1498, ubwo uyu mwami yihutaga agira ngo aherekeze umugore we, yasekuye umutwe we ku nkomanizo y'umuryango werekezaga aho bari bagiye kurebera umupira wa tennis. Nyuma gato y'uyu mukino yahise yikubita hasi, ubundi ajya muri koma. Ku myaka 27 uyu mwami ahita apfa. Uyu nawe kimwe na Asclas, sinibwira ko mu bintu yatekerezaga ko byamutwara ubuzima harimo no gukubita umutwe ku nkomanizo y'umuryango. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1131, Philip wari umuhungu w'umwami Louis wa gatanu w'Ubufaransa, ubwo yari ari gutembera ku ifarashi mu isoko ryo mu mujyi wa Paris, ingurube y'umukara yari iri gushaka ibyo kurya mu bishingwe yaravumbutse, iza kuzunguruka hagati y'amaguru y'ifarashi yari ihetse iki gikomangoma, bityo bituma iyo farashi yikubita hasi. Mu kwikubita hasi, uyu mwana w'umwami yagize imvune zikomeye zamuzaniye guhita apfa ku munsi wakurikiyeho. Mbese hari uwatekereza ko intandaro y'urupfu rw'umwana w'umwami ruzaba ingurube ivuye mu bishingwe? Umuroma wari umusenateri n'umusirikare ukomeye, Quintus Aemilius Lepidus, ubwo yari ari gusohoka mu nzu ye, yakubise igikumwe cy'ikirenge ku muryango, ako kanya agwaho arapfa. Mu kwezi kwa 2 k'umwaka w'1772, umwami w'Ubwongereza William wa gatatu, ubwo yari mu mbuga y'ibwami ku ifarashi ye, iyo farashi yasitaye ku iyogi ryarunzwe n'ifuku. Mu kwikubita hasi, umwami avunika igufwa ryo mu gituza, ibyo bimuviramo urupfu rwihuse. Agathocles wabayeho hagati y'umwaka wa 361 na 289 mbere y'ivuka ry'umwami wacu, akaba yari umwami wayoboye Sicily. Uyu we rero, urupfu rwe ntabwo ari uburozi yariye cyangwa yanyoye, ahubwo ibyo byose byari byarangiye. Agati ko mu menyo kazwi nka kirida
niko uwashakaga kapfa yashyizeho uburozi, ubundi koko kaba urugi rusohora uyu mwami mu buzima. Crispus W'Isoli wabayeho hagati y'umwaka wa 279 na 206 mbere y'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, nawe umunsi umwe ubwo yari ari mu minsi mikuru yari yabereye Olympia, indogobe yaraje irya imbuto z'umutini bari bamuteguriye, birangije biramusetsa, ategeka umukozi we kuyongera n'inzoga ngo imanuze izo mbuto. Mu kwitegereza ibyo byose araturika araseka, ntiyabasha kubihagarika, bimuviramo gupfa aseka. Ngiryo iherezo rya Crispus W'Isoli. Mbese hari umuntu n'umwe ubaho washobora gutekereza ko intandaro y'urupfu rw'umuntu ari uguseka? Uyu si we wenyine wapfuye aseka, ariko reka turekera. Dushingiye kuri izi ngero, biragaragara ko koko imiryango isohora ubuzima mu isi ari myinshi, ndetse biragoye ko umuntu yamenya umuryango uzasohora ubuzima bwe mu isi, kuko ibyo kurya n'ibyo kunywa ubusanzwe bigeneye kubeshaho imibiri, nabyo ubwabyo bishobora kuba intandaro yo gusohoka mu isi kwawe. Dore uko umurongo wa nyuma mu gice cya nyuma cyo mu gitabo cy'umubwiriza uvuga: kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Dore uko umurongo wa 9 mu gice cya 11 naho uba wabanje kuvuga: wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Hamwe n'ibi rero mugenzi wanjye, urahitamo hagati yo kunezeza bwa buzima tumaze kubona ko butumuka mu kanya nk'ako guhumbya, cyangwa se gukora imirimo myiza ishimwa mu maso y'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo mu gice cya 9 ku murongo 27 agira ati: kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, yaba wa muntu wishwe n'umutima mu buryo butunguranye, cyangwa se uwishwe n'impanuka, yaba wa wundi wishwe n'amarozi, yaba wa wundi wagiye kwa muganga azi ko ari buhita ataha kuko yumvaga ari umutwe uri kumubabaza gusa, aba bose burya baba birangiye. Nyuma yaha nta kindi kizabaho kitari urubanza. Ariko se ninde ujya kwa muganga yijyanye yumva ari bupfe? Ninde se ujya ku ishuri atekereza ko iryo shuri ryafatwa n'inkongi cyangwa inkuba ikabakubitiramo? Umwami Yesu Kristo yagize ati: nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Akenshi hitabwa ku gutungura k'umwami wacu ku munsi w'impanda, ariko ntitwite ku munsi wacu wo gutungurirwamo. Erega n'uyu munsi hari abamaze gutungurwa ku buryo batagishoboye kubera amaso ubugingo bwabo ngo bitegure uwo munsi w'impanda. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Reka dusoze twongera kwibaza ikibazo cyabajwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Yagize ati: umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Mu yandi magambo, byakumarira iki indishyi y'akababaro wateje Imana ari ukubabazwa k'ubugingo bwawe iteka ryose?